Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Umugore mu gihugu cyacu akomeje kwesa imihigo, arakataje mu iterambere rirambye. Mu muryango nyarwanda tuzi ko umugore ari mutima w'urugo. Umugore yagaragaje ko ashoboye aho yagiye yagirirwa icyizere mu nzego zitandukanye. Kugeza ubu mu gihugu cyacu abagore bagiye bagaragaza ko bashoboye. Umugore agaragaje ko ashoboye haba mu buyobozi, mu burezi, mu buvuzi, mu kwihangira imirimo, mu bucuruzi, mu buhinzi ndetse no mu gucunga umutekano. Turabivuga tukabisubiramo twishimye kubera yuko dukandagira tugahamya, kubera ko tugenda twumva twisanzuye. Ibyo byose ni ubuyobozi bwiza, ni ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ni ubuyobozi buvuga ngo umugore arashoboye, buvuga ngo umugore arakabaho, buvuga ngo umugore ni umufatanyabikorwa w'umugabo, tugateza imbere igihugu cyacu. Nk'uko tubizi, tariki ya 8 Werurwe ni umunsi w'umugore ku isi hose. Mu gihugu cyacu insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti: Munyarwandakazi, komeza imihigo mu iterambere rirambye. Igisobanuro rero cy'iyi nsanganyamatsiko cyangwa se impamvu twahisemo iyi nsanganyamatsiko, impamvu ya mbere ni uko uyu mwaka tugiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, dushoje itorero rya mutima w'urugo, ibyiciro bibiri. Ariko indi mpamvu ya kabiri ni uko nk'abagore b'abayobozi turi imbere y'abandi, twiyemeje gukorera mu murongo igihugu cyacu cyahisemo, ari wo gukorera ku mihigo. Ni ukuvuga ngo niba dufite ibyo twiyemeje, niba dufite igenamigambi twiyemeje, tugomba gukora ku buryo tubigeraho kandi mu gihe twihaye. Birumvikana ko tutazabigeraho twenyine, dukorana n'inzego z'ibanze, haba ku mudugudu dukorana n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa baba bari kuri buri rwego. Twifuzaga kumenya ibikorwa biteganijwe kuri uno munsi wahariwe umugore. Ibikorwa tuzakora kuri uyu munsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, turavuga ngo tuzakora ibikorwa 6. Muri ibi bikorwa rero hari igikorwa tuzakora dufatanyije n'umufatanyabikorwa wacu ukomeye, ariwe Imbuto Foundation, iyobowe na Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame. Akaba ari igikorwa cyo guhemba inkubito z'icyeza, aba ari abakobwa batsinze neza. Abazaba rero ari umunsi wo kubashima no kubabwira ngo bongere imbaraga, kandi no gukangurira abandi bakobwa gukora neza kugira ngo bajye batsinda neza. Hazabamo nanone ibikorwa bya karasisi, hazabamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri. Ubundi ni ibintu tutamenyereye ko abagore bajya mu myitozo ngororamubiri badakora karasisi, ariko ibyo bintu twaravuze ngo bizaba, kuko no mu itorero twarabikoze, turabishobora. Twagize amasomo yo kumenya ubwiza bwo gukora imyitozo ngororamubiri ku buzima bwacu. Turavuga ngo natwe mu iterambere ntabwo twajyanamo ubuzima burwaye cyangwa bufite ibibazo. Niyo mpamvu rero twiyemeje kuzakora bino bikorwa ngo twereke abanyarwanda ko kuko umugore ni umutoza, aho azaba ari mu mago yacu turabatoza. Turavuga ngo ibikorwa tuzabyerekana ko twabikora tubishoboye, ariko nanone twanabitoza n'abandi. Ikindi tuzakora kuremera imiryango itishoboye. Abagore hirya no hino mu bikorwa bya kora ndebe bazishyira hamwe baremera imiryango y'abantu batishoboye.
bazishyira hamwe ku mirenge yose. Izo gahunda zirahari, ubu bariho barabitegura. Kandi muri mutima w'urugo nanone twagiye inama ko hari imihigo y'igihe gito twahize turiyo tuzesa kuri iyi tariki. Umutima w'urugo ni umutwe w'intore z'abagore. Ni ukuvuga ngo abagore n'ubundi kuva na kera iryo zina ni iryacu, nta wundi twarisangira gato, turi mu mutima w'urugo. Ubwo rero twahisemo n'itorero, twahisemo ko intore z'abagore mu Rwanda, umutwe w'intore z'abagore wakwitwa umutima w'urugo, ni nako turi. Iyo mihigo rero kuri uyu munsi aho bazaba barayigezeho bazaza kuyesa, hanyuma tuzahiga n'indi mihigo izatugeza mu kwezi kwa 10 ku munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Iyo ni imihigo y'igihe kirekire. Ibyo byose rero bizabera mu gitaramo cy'umuryango tuzajya dukora mu rwego rw'umugoroba w'ababyeyi. Twaganiriye n'abantu hatandukanye batubwira ko kuba hari umunsi wahariwe umugore bumva hari icyo bibamariye. Kuba dufite umunsi twahariwe bitwongerera imbaraga cyane, kuko bitugaragaza agaciro twasubijwe nk'abagore. Ni igihe kirekire, mu bihe byashize umugore yateshejwe agaciro, kandi afite nawe icyo ashoboye, afite imbaraga mu gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Byaragaragaye mu buryo bunyuranye. Rero uyu munsi niwo munsi tuzirikanaho agaciro twasubijwe, tunashimira n'abakadushubije cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hanyuma tukibakamo icyizere kurushaho, ndetse tukagaragaza n'ubushobozi dufite nk'abagore, kuko ubushobozi burahari mu kubaka igihugu cyacu, duhereye mu nzego zinyuranye abagore barimo n'ibikorwa bitandukanye tugiramo uruhare. Abagore turashoboye. Kuba dufite umunsi w'umwihariko w'umugore bifite icyo bitumarira, cyane cyane nko mu Rwanda twumva dushubije agaciro kacu, tukumva ko tubonye igihe cyo kwerekana ko umugore ashoboye, ko umugore nawe afite ububasha ndetse n'ubumenyi bwo guteza igihugu cyacu imbere. Twerekana ibikorwa byacu ndetse twerekana na strategy zacu, ingamba zacu, kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Tukabona umunsi wo kubyerekana n'abandi bakabibona, n'abatabyemera bibwira yuko umugore ari wa wundi bakabibonera bati bya bindi twibwiraga, mbese koko abagore bateye imbere. Kwerekana ibikorwa, na cyane cyane ko ubu ngubu uko turi kubitegura atari bya bindi byo kuvuga ngo turagenda hariya kuri stade tubyine twambare neza gusa. Tugomba kwerekana ibikorwa tumaze kugeraho n'ibyo duteganya gukora. Nshaka kubabaza nk'umubyeyi, kuba hari umunsi mwahariwe wanyu ukitwa umunsi w'umugore ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'isi, mwumva hari icyo bibamariye, mwumva bibanejeje? Bose mu by'ukuri kuba dufite umunsi natwe twaba twarahawe kujya ahagaragara nk'ababyeyi biradushimisha cyane, kuko uriya munsi ugeze ugira twebwe twarabiteguye, tuzi neza ko natwe mbese dusigaye dufite ijambo ahagaragara mu bandi. Ko kera nta mugore wabaga, haba mu buyobozi, haba n'ububare mu bapasiteri, haba mu rwego urwo arirwo rwose, abagore basigaye bafite agaciro, bafite ijambo. No kandi no mu ngo zacu dusigaye dufite agaciro, kuko kera tukiri imbere yacu harimo nabwo bajyaga mu bya kera ngo umugore ngo iki ntakirya, ngo umugore ngo inzoga ntiyayinywaho, ariko ubu ngubu icyo ari cyo cyose nta tugihejejwe. Nzi neza rero ko rwose biradushimisha cyane ku buryo bushobotse, mbese ubu ngewe mbumeze ko uburyo nabivugamo. Kuba umugore yarahawe agaciro byamwongereye imbaraga zo gukora. Kugeza ubu iyo urebye usanga hari abagore bageze ku rwego rushimishije, bihangiye imirimo ibasha no guha abandi benshi akazi. Nitwa Therese Dusabe, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo mwasuye ATC Rwanda. ATC Rwanda mu magambo arambuye ni Auto Transport Company. Ni ikigo gikora ubucuruzi, duhagarariye inganda zikora mu modoka, duhagarariye Mercedes Benz yitwa Actros, twe tuyihagarariye, duhagarariye uruganda rwa Nissan, tukaba ducuruza
amanisani pikapu amapatrol amavoiture tukaba duhagarariye n'uruganda rw'abanyamerika rwitwa John Deere rwaduhaye kubahagararira kugira ngo ducuruze ino mu Rwanda amamashini ahinga. Mfite ikindi gikorwa hano mu mujyi wa Kigali, mfite Select Hotel Restaurant iri hariya inyuma ya Parlement ku muhanda ujya Nyarutarama. Nitwa Mukarubega Zulfati, nkaba ari igihe wagize igitekerezo cyo gushinga ishuri Rwanda Tourism University College. Nitwa Niyigena Alphonsina, nkaba ndi umuyobozi wa Universal Beauty Academy, iri shuri mwaje gusura, kandi nkaba ndi na nyiri iyi nzu rikoreramo. Ni byiza byo kwishimira, ariko biduha no gutekereza, ese tuvuye he, tugeze he, icyo igihugu kidushakaho ni ikihe. Icyo rero iyo umaze kukimenya ushyira ingufu mu byo wakoraga, yewe noneho ugahora utekereza no gukora ibyiza kurushaho, dutanga serivisi nziza kandi zinoze, cyane cyane ko muzi ko mu gihugu cyacu icyo kintu abanyamahanga usanga bakitunenga. Nitugishyiremo ingufu rero, ari abikorera ari n'abakorera leta, tubishyiremo ingufu. Abagore bagenzi banjye ubutumwa nabaha nuko batakwitinya, nuko bakugirira icyizere nk'abagore, bakavuga bati ngiye gukora uyu umushinga batekereza gukora, ntibatinye kuwukora ngo babe limite kubera yuko ari abagore, wenda bakaba limite kubera uburyo buke nk'uko n'umugabo yaba limite. Message naho abadamu ni ukwigirira icyizere, agomba kuba afite leta ibitayeho, ibakunda, yabashyiriyeho ibintu byose bishoboka kugira ngo batere imbere, ariko ko none hari bagomba kureba ko bya bintu barimo babibyaza umusaruro. Nge mbona rwose iyo message yanjye kubimo ibintu byinshi. Nugerageza gushakisha ukamenya amakuru, ukamenya izo ngamba zose leta yashyizeho kugira ngo utere imbere nk'umudamu, nzi neza ko hari byinshi uzakuramo. Nanjye ku giti cyanjye hari byinshi nagiye mbona kubera iyo mpamvu, kubera gukurikira nkamenya IDPRS nkayisoma, nkareba ibintu leta iteganya, nkareba mu burezi, nkamenya ngo hari izo za fund zose. Ntabwo erega burya utasomye se ngo cyangwa ukurikirane ntabwo bizashoboka, uzaguma nyine ureba akantu kamwe, kandi hari n'andi mahirwe akagombye kugeraho. Ni ukuvuga ngo abadamu nibakanguke, nibajijuke, nibahaguruke, arebe izo opportunity zose zihari. Ese avuga ati ari nge ku giti cyanjye cyangwa na bagenzi banjye dufatanyije turi buze kuzibyaza umusaruro gute kandi zitugirira akamaro. Nubuhe butumwa mwaha abagore kuri uno munsi wabo? Ubutumwa naha abagore bagenzi banjye mbere na mbere ni ukubifuriza umunsi mwiza mpuzamahanga w'umugore, kandi nkanawifuriza mu by'ukuri umuryango wose muri rusange, ni ukuvuga ngo umugore, umugabo n'abana, kuko ntabwo dushobora kwishimira ibyo twagezeho tutari kumwe n'abagabo bacu, tutari kumwe n'abana bacu. Navuga ko mu by'ukuri ari umunsi mukuru w'umuryango. Nkaba nagira ngo nshishikarize abagize umuryango muri rusange kudufasha kwizihiza uyu munsi, tukazawitabira twese turi benshi. Nkibutsa ko uyu munsi tuzawizihiza ku rwego rw'umurenge, mu rwego rw'igihugu ukaba uzabera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo. Mutima w'urugo, komeza imihigo mu iterambere rirambye. Byaragaragaye mu myaka yatambutse ko umugore ashoboye. Intambwe yateye mu kubaka igihugu kugeza ubu irashimishije cyane. Dushimiye mwese mwanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mugire ibihe byiza. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.